Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Minisitiri w'Uburezi yatangaje ko amanota y'abanyeshuri yasohotse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025, ndetse ikongera igatangaza ko abahungu batsinze ku kigero cya 93.5%, aho abakobwa batsinze ku kigero cya 80.5%. Bivuze ngo abahungu nibo batsinze ku kigero cyiza ukurikije n'iyi mibare Minisitiri w'Uburezi yatangaje. Bivuze ngo nimba utazi kureba amanota cyangwa utazi kureba ngo wabaye uwa kangahe cyangwa waje mu cyiciro cya kangahe, ukurikirane ino video paka irangiye. Turaza kuguhereza liki y'uburyo ki ushobora kureba amanota yawe, ndetse hahise hakubitiramo n'itangazo rya NESA ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. NESA nayo ishyira itangazo hanze igira ati ku itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025 abanyeshuri bazatangira kujya kwiga babe bitegura hakiri kare. Gusa ibisabwa cyangwa ibyo babasabye ndaza kubibasobanurira. Bivuze ngo tugiye kurebana ibintu bitatu: ese amanota y'abanyeshuri yasohotse ryari, ese abasohotse mu cyiciro cya mbere n'abasohotse mu cyiciro cya kabiri nabahe. Twongeye tunasobanure yuko ibiciro cyangwa amafaranga y'abanyeshuri yahindutse. Nongere mbasobanure n'uburyo ki ushobora kurekarama amanota yawe wagize. Bivuze ngo ibi byose turaza kubigarukaho kwa rino tangazo rya Minisitiri w'Uburezi na rino tangazo rya NESA. Nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Icyo usabwa we ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Twatangiye n'itangazo rya Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yatangaje ko abanyeshuri basoza ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye mu mwaka w'amashuri umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025. Icyo bashatse gusobanura yuko abanyeshuri bose nyine batsinze, cyangwa ivuga ngo iyi myaka baba bayihisemo cyangwa baba bayirenze baba bagiye mu wundi mwaka. Bivuze ngo ejo bundi bazaba bagiye mu mwaka wa 2026, no mpamvu bavuga ngo umwaka wa 2024 n'umwaka wa 2025. ngira ngo abenshi mahita mubyumva neza cyane. Reka twikomereze. Hiyandikishije abanyeshuri 10,648 hakora 1,679, ndetse abo banyeshuri nibo bakoze ibizamini. Abiyandikishije nabo, abakoze nabo bakaba baratsinze ku kigero cya 89 n'igice kimwe, aho abahungu batsinze cyane ugereranyije n'abakobwa ku kigero cya 93.5%, mu gihe abakobwa batsinze ku kigero cya 85.5%. Bivuze ngo abahungu nibo batsinze ku kigero cyiza cyane. Tugeze kuri wa mwanya ngiye kubashyiriraho liki y'uburyo wareba amanota yawe, ariko reka mbanze mbasobanurire itangazo rya NESA. NESA yatangaje ko abanyeshuri bazatangira kujya ku ishuri ku itariki zisanga 5 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, bakazitwaza cyangwa ababyeyi ikintu cya mbere babanza kubasaba ni bashake tike y'umwana izamujyana n'imugarura. kandi cyane mwibuke yuko abatuye mu mujyi wa Kigali imodoka muzazifatira kuri Pele Stadium. Bivuze ngo imodoka muzazifatira i Nyamirambo hariya kuri stade Amahoro, nibwo imodoka zizatwara abanyeshuri nibo zizaba zihagaze. Nongera kukwibutsa gukora subscribe kuri uno muyoboro kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe. Bivuze ngo tugeze kuri wa mwanya wa liki, cyangwa kubahereza liki mukayinjiramo mukabona uburyo ki mushobora kureba amanota yanyu, cyangwa uburyo ki waba ufite telefone ya smart cyangwa ya gatushi ukaba wareba amanota yawe. Yegereza telefone hafi, niyo ngingo tugiye kugeraho. Niba ufite telefone y'amatushi nawe yegereze hafi. Bivuze ngo ngiye kuguhereza liki kuri telefone yawe urebe uburyo ki wabona amanota. Iyi liki uraza kuyibona unyuze kuri 0788602885. Nyandikira kuri WhatsApp nguhereze liki y'uburyo wareba amanota yawe. Bivuze ngo ndamutse nshyize liki kuri YouTube ntabwo mwayibona. Bivuze ngo kereka ubwo ngubwo nyibasobanurire cyangwa nkashyira video ya liki kuri YouTube.
reka mbikore gutya, reka nkore video nze mbahereze link kuri YouTube yacu. Iyi video ngiye kuba nyikati yangahe, ngiye kuba nyikasura ingihangaha, ubundi nze mbahereze link, reka nze mbahereze link kugira ngo murebe amanota yanyu. Nimba aribwo bwa mbere ugize ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihoro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo mbagiye mu mwenda, ngiye kubahereza link y'uburyo ushobora kureba amanota yawe. Kurikirana ikindi kiganiro ndi buze gushyiraho, ntago ndi buze gutinda, gusa iyo link ngiye kwita